Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Rama Family, nkwifuriza ibyiza byose harimo no kurama, ariko ukarama ufite ubuzima buzira umuze, ufite amagara mazima. Uyu munsi naguteguriye ikiganiro kiri buze kukubwira ku bintu bigenda bivugwa by'uko hari ubwoko bw'amaraso butandura sida, cyangwa se abantu bafite ubudahangarwa butuma badashobora kwandura VIH sida. Ibi bintu byavuzwe kenshi, ariko noneho nashatse kugutegurira iki kiganiro kugira ngo nguheho amakuru afatika kandi yakorewe ubushakashatsi, ndetse ndaguha na referansi. Uko ubushakashatsi bwatangiye nabukubwira muri make, ni uko bwatangiye mu 1990, aho abashakashatsi babonye ko hari abantu bamwe batandura virusi itera sida, VIH sida, nubwo baba bafite ibyago byinshi byo kuyandura. Byabaye ngombwa rero ko hakorwa ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo hamenyekane impamvu. Mu mwaka w'1996, abashakashatsi bo muri Universite y'Ubuzima yo muri Amerika ndetse na Kaminuza ya Oxford basanze ko impamvu ituma hari abantu bafite ubudahangarwa kuri VIH sida ari impinduka mu turemangingo tw'abantu bamwe izwi nka CCR5 mutation. Ikaze kuri Rama Family. Ndahamya ntashidikanya ko wowe nkurikiye wakoze subscribe, kandi uhita ukora like ndetse ugasangiza n'abandi iki kiganiro, kuko muri iki kiganiro turarebera hamwe aho ubu bushakashatsi bwakorewe, twongere turebe ese ubu bushakashatsi bwakozwe gute. Tunarebe kandi umwihariko ku maraso udasanzwe uba ku bantu bake cyane muri iyi si. Icya kane turi burebe ingero z'abantu bakize VIH sida. Icya gatanu turi burebe icyizere ku bushakashatsi buri gukorwa ku muti wa sida. Ariko kandi dusoze dufata umwanzuro kuri aya makuru. Nababwiye kenshi ko icya mbere ari amakuru, ariko icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru. Ubushakashatsi rero bwakorewe nicyo duheraho, nicyo cya mbere. Ubushakashatsi bwa mbere bwabonetse muri Suwede na Denmark mu Burayi, kuko ariho basanze hari abantu benshi bafite iyi mpinduka y'uturemangingo yiswe CCR5 mutation. Nyuma abashakashatsi bo muri Amerika, muri Universite ya Harvard ndetse na ya Universite nababwiye yo ku buzima yo muri Amerika, nabo barakomeje barabukora. Noneho rero nyuma yo kureba aho bwakorewe ubushakashatsi, reka turebe uko bwakozwe. Bafashe mu bantu barwaye VIH sida, abashakashatsi babonye ko hari abo virusi itandura cyangwa igenda buhoro. Aha ni hahandi umuntu ushobora kwandura VIH sida agahoraho ubuzima bwe bwose, ubona adashobora gupfa kurwara sida. Ahangaha bisaba kubanza kumenya itandukaniro ryo kwandura agakoko gatera sida no kurwara sida. Ibi tuzabireba mu kiganiro kizakurikiraho, aho nabateguriye ikiganiro kivuga kuri cercle vicieux du VIH sida, ariko nkaba ndi kugishyira mu Kinyarwanda kuko ubwo bushakashatsi nyine buba bwakozwe mu ndimi z'amahanga. Basanze rero abantu bafite impinduka mu turemangingo twabo CCR5 ituma VIH itinjira. Iyi CCR5 turaza kuyirebaho neza, turebe ubusobanuro bwayo hepfo. Reka nkomeze nkubwira iby'ubushakashatsi. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu bakomoka cyane mu Burayi, kuko ariho iyi mpinduka yo kuri utu turemangingo ikunda kugaragara ku bantu baho. Ingero rero z'abantu bazwiho kudashobora kwandura VIH sida kubera iyi mpinduka zirahari. Hari abantu bake bemejwe n'abaganga ko bafite ubudahangarwa kuri VIH sida kubera iyi mpinduka ya CCR5.
hari n'abarwayi ba sida bavuwe hakoreshejwe tekinoloji yo guhindura ziriya mpinduka ziba ku turemangingo CCR5 mutation, nuko baza gukira burundu. Ndaza kubabwira hepfo abo barwayi babiri bemezwa n'ubuvuzi mpuzamahanga ko bakize sida hakoreshejwe iyo mutation cyangwa se iyo mpinduka ya CCR5. Ariko se ko twakomeje kuvuga CCR5 mutation ni iki? Ubusanzwe virusi ya VIH yinjira mu mubiri igakenera imiyoboro yihariye iri ku turemangingo twacu. Umuyoboro rero w'ingenzi bawise CCR5 receptor, ukaba ari nk'umuryango VIH yinyuramo igafata uturemangingo tw'umubiri, ari two bamwe muzi ku izina rya CD4. Ngira ngo abakora kwa muganga barya abasirikari bitwa nyine CD4 nabo nyine. Noneho abantu rero bafite impinduka ya CCR5 baba badafite uwo muyoboro ku turemangingo twabo. Ibi bituma virusi ya VIH ibura aho ifatira, bityo ikananirwa kwinjira rwose ntibayandure. Reka mbigusobanurire neza. VIH iyo yinjiye mu mubiri w'umuntu ishaka aho ifatira, ni ukuvuga umuryango yinjiriramo. Uwo muryango niwo wiswe cyangwa se usanzwe witwa CCR5 receptor. Ni nk'umuryango utuma virusi ibasha kwinjira mu turemangingo twa muntu. Hari abantu rero bafite impinduka mu turemangingo twabo ituma uwo muryango udakora neza cyangwa se ukabura burundu. Iyo bimeze bityo, virusi ya VIH igerageza kwinjira ariko ikabura aho ifata, bityo ntibashobore kwandura kuko nta cyuho gihari ngo virusi yinjire. Ndakeka noneho ubyumvise ukaba usobanukiwe neza ya CCR5 twakomeje kuvuga, ariko turanakomeza kuvuga muri iki kiganiro. Uyu mwihariko rero ntabwo uba kuri bose. Wakwibaza ngo uwuhe mwihariko? Umwihariko w'uko abantu bose bafite ku turemangingo twabo iyi CCR5 receptor ntabwo benshi bayifite. Abenshi na bake mu bayifite ni abakomoka ku banyaburayi bo muri Sweden, nabo ni bake cyane. Abayifite rero ku mpande zombi z'uturemangingo bo homozygote bashobora noneho kudakunda kwandura VIH na busa. Ingero z'abantu rero bakize sida kubera ya mpinduka ya CCR5, reka nzikubwire kugira ngo ubutaha ujye uvuga n'ibintu wemeze, ibintu byemejwe n'isi yose. Uwa mbere ni umurwayi witwa Timothy Ray Brown, n'uwo bamuhaye izina rya Berlin patient, bivuga ko ari Umudage. Mu 2007 yahawe iyi bone marrow ituruka ku muntu ufite CCR5 homozygote. Nyuma y'ibyumweru bike virusi ya VIH yaburiwe irengero burundu. Yabaye umuntu wa mbere wemejwe ko yakize burundu. Undi muntu wa kabiri ni umurwayi w'i London, nawe bamuhaye izina rya London patient. Ubusanzwe yitwa Adam. Mu 2019 yahawe ubuvuzi nk'ubwa Berlin patient, nawe virusi irazimira. Ntibabaye babiri bemejwe. Ubwo abo nabemerewe gukorerwaho ubushakashatsi ku mugaragaro, ariko bivuga ko batari bo bonyine. None se ibi bivuze ko hari amaraso atandura VIH sida burundu? Ngiki gice tugezeho nifuza ko tuganiraho. Nubwo abantu bafite CCR5 mutation baba bafite ubudahangarwa kuri VIH sida, ariko hari izindi ngeri, hari ibindi byago bashobora kwanduramo sida bitanyuze
muri ya CCR5. Ibi bivuze ko ubyumve neza wowe nkurikiye, ibi bivuze ko nta maraso ashobora kwirinda VIH sida 100%. Ahubwo hari abantu bamwe baba bafite ubudahangarwa buhanitse ku buryo gupfa kwandura VIH sida biba bigoye cyane, ariko kandi nanone biba bishoboka. Ese iyi mpinduka yavamo umuti wa sida? Nicyo gice cya nyuma. Iyi mpinduka bakoresheje kuri ba barwayi bombi, wa wundi wo mu Budage i Berlin na wa wundi w'i London mu Bwongereza, ese impinduka bakorewe bagakira yavamo umuti wa sida? Abashakashatsi barimo kugerageza kuvura sida bakoresheje gusimbuza uturemangingo nk'uko byakozwe kuri Adam no kuri Timote, ba barwayi babiri nahoze nkubwira. Ariko kandi gukoresha gene editing nk'iyakoreshejwe mu buvuzi buriya bwa bariya bantu kugira ngo harebwe niba hashobora gukorwa CCR5 mutation mu bantu banduye, bakareba noneho usibye no gukiza sida burundu, bakareba nibura no ku bayirwaye niba hashobora kugira ibisimbuzwa, abantu bagakomeza kugira ubuzima buzira umuze nubwo baba baranduye. Ariko ibi byose nongere nkwibutse ubizirikane, biracyari mu cyiciro cy'ubushakashatsi ariko ntibiratanga icyizere, biracyashakishwa, ubushakashatsi burakomeje ariko ntabwo bwari bwagera ku musozo. Tugane ku mwanzuro rero. Kuri Rama Family ndagira ngo nkwibutse nanakubwire wowe nkurikiye ko ibi byose maze kukubwira ntabwo bivuga ko hari amaraso adashobora kwandura VIH sida burundu. Nakubwiye ngo nta na make ashobora kutandura sida 100%, uretse kuba afite ubudahangarwa bukomeye kubera ko umuntu afite ya mpinduka twise cyangwa se twakomeje kuvuga yitwa CCR5 receptor. Rero icya kabiri, nta muntu ukwiye gutekereza ko adashobora kwandura VIH ngo yirare. Icya gatatu, niyo mpamvu uburyo bwo kwirinda virusi itera sida nibwo bw'ingenzi kurusha ibindi byose. Icya kane, nakwibutsaga ko abantu bafite ya mpinduka mu turemangingo yabo ituma badafatwa na VIH sida ari bake, kandi nkwibutsa ko nubwo ibi bibaho ntibivuze ko hari amaraso adashobora kwandura sida. Ibi byose nakubwiye biracyari mu bushakashatsi, birimo gukorwa ubushakashatsi bwimbitse. Wenda hari igihe isi izagera ubushakashatsi bukagera ku musozo bugatanga icyizere. Ndagushimiye nkurikiye kuri Rama Family kuba waneze amatwi ukumva iki kiganiro, biratwungura twese, kandi ndizera ko aya makuru nkubwiye nguhaye, nubwo ibyo nabisomye nkabasha kubirezima mu ncamake, ndahamya neza ko ugize icyo ukuramo. Umunsi mwiza.